ushobora kuba wifuza gufata screenshot kuri computer ariko utazi uburyo bikorwamo. Ufata screenshot mbere na mbere uraza hano muri search ugakandaho noneho ugasacingamo snipping tool. Iyi snipping tool ni application kaba gakoranye na computer kaza muri Windows 10 and Windows 11 kagakandaho. None ushaka gufata screenshot y'ifoto ukanda hano, none washaka video ukaza hano. Iyo ushaka gufata full screen ukanda kuri kano kantu. Ushaka gufata full screen uza hano, none washaka nko gufata rectangle ukaza hano. Uburyo bwose ngiye kukwereka uburyo ushobora kubukoresha. None iyo ushaka gufata rectangle uraza ugakanda hano kuri rectangle, none ugahita uza hano handitse new. Ubwo tugiye gufata ifoto. Noneho ugashushanya aho ushaka gufata ifoto ushaka gufata. Noneho ugahita uza ukayisavinga hano. Ubona ko warangije gufata ifoto. Noneho ushaka gufata video nabwo uraza hano n'ubundi muri search ukandikamo snipping tool iri hano. Noneho ukaza hano kuri video, ukaza hano ugakanda new, ukaza ugakanda hano new, ugahita highlightinga aho ushaka gufata video. Nshaka gufata video full screen, noneho ngahita nza hano handitse start. Ariko ushaka wahitamo na microphone hano kugira ngo n'amajwi yawe recording. Rwose nshaka gufata amajwi, noneho ndaza hano handitse start.